Amahoro kuri mwese mukurikiranye Dego Media ndetse amahoro kuri mwese abakunzi b'inzira y'umusaraba. Ngira ngo mwayibonye episode ya 12 mwayibonye, inzira y'umusaraba bikomeje kugorana. Ese iribagiza ibi bibazo bye bizaherera hehe? Ngira ngo mwabonye ko Rugema ibyo gusubira inyuma atabikozwa rwose, ibyo gusubiza imitungo bene yo ntago abikozwa rwose. Noneho yifatanyije na dogiteri ndetse ari gushuka dogiteri ngo ajye kureba abayobozi bakoranye ndetse n'abo biganye baziranye babe bamufasha guhinduza imitungo babone kuyigurisha. Ese biragenda gute? Dogiteri kandi nawe mwabonye yuko yamaze kubyemera, nubwo ari se wa Emile yabagambaniye rwose. Ibintu ni ibibazo. Emile nawe ubu ngubu byamurenze we na kamarade bari aho bari kwibaza icyo bari bukore, ndetse ngira ngo mwabonye yuko bagiye gutera ubwoba Nyirantambara ngo bamushimute, babe bahamagara umugabo we bamubwire yuko bafite umugore we bagiye kumwica, bamutera ubwoba barebe yuko yagarurira imitungo, ariko bikaba iby'ubusa. Uriya mugabo Rugema nta kintu afite cyamusubiza inyuma ku ntego yihaye. Mwabonye yuko yababwiye ati umugore wanjye muraramuka mubishe, ubu ngubu ndabafite mu biganza ndetse ntaho muzanshikira. Abatera ubwoba bituma nabo ubwabo babura icyo bakora. Ndetse na Nyirantambara mwabonye yuko yabashutse arababwira ati mundeke, naza umugabo wanjye nzabahamagara, ndetse bamurekuye birangira abatutse ahubwo arabahururiza. Nyirantambara nawe ntago yiteguye kuba yava muri ino ntambara, nawe nk'uko babimwise ni Nyirantambara. Ubugome bwe arabufite ndetse abuhuje n'umugabo we. Ndetse mwabonye yuko mushiki wa Rugema nawe yabonye ibintu bari gukorera uriya mwana w'umukobwa ngo niribagiza. Ibintu bari kumukorera ntago byoroshye rwose, ibi bintu ntago ari byiza. Ndetse yabonye yuko atakihanganira kuba umufatanyacyaha. Mwabonye yuko yazanye umuringa wa mama wa Iribagiza awuhereza Nyirantambara, ati Nyirantambara genda uhereze umuringa w'abandi umukobwa, ati genda umuhereze umuringa ndetse unatuvire mu rugo, wowe wazanye ibibazo gusa. Ariko Nyirantambara namwe muramuzi, nta ntambara ijya imutera ubwoba, zose arazirwana uko zije rwose. Uriya mugore ni akaga, njye byandenze rwose. Mwabonye ukuntu Fabiola yagize ubwoba Nyirantambara akimara kumubwira nyine ibyabaye. Nyirantambara we ubwoba bwari bwashize, ahubwo Fabiola niwe wabaye nk'ugize ubwoba cyane. Ndetse byabaye ibintu bitangaje cyane kubona umukobwa nyine agira ubwoba. Byongeyeho yuko umugore wa mbere w'isezerano wa Rugema nawe ibintu asa nkaho ari gushyigikira umugabo we, ati se ibi bintu nimbivamo nkatanga umugabo wanjye, njyewe ndungukira he ko umugabo wanjye bazamufunga? Kandi uriya mukobwa nkaba ntamuzi, njyewe ndajya kwitangira umuntu ntazi njye gufungisha umugabo wanjye ngo ni ukubera yuko ari guhohotera umukobwa ntazi? Ati njyewe ibi bintu simbijyamo ndetse njyewe sinshaka no kubyumva. Icyo nshaka ni ukugumana n'umugabo wanjye, ntabwo namutererana aho yaba ari hose. Nubwo njyewe ntari bubikoreho cyangwa se ntari zamufasha, ariko sinzigera mutanga nubwo mbizi nta kintu nzakora. Mushiki wa Rugema byamucanze, nawe aba yumva agiriye impuhwe Iribagiza, ariko abana ari kumwe nabo bose ni inyamaswa nta kundi. Mwumvishije ko Cyurinyana nawe yagiye akabwira mama Cyusa ati ibi bintu birarenze mama Cyusa rwose, njyewe Cyurinyana ibi bintu birandenze, Iribagiza na musaza we mubatabare, bari mu bibazo cyane, bari mu bibazo byinshi cyane. Ndetse umuntu bita Rugema ntateze gusubira inyuma, we na Nyirantambara ni abagome barenze, ariko rwose ibintu ntabwo byoroshye. Ndetse na Iribagiza nawe yavuze ati, yarahiye arirenga, abwira musaza we ati uko wabigenza kose umuntu waduhemukiye akatwicira ababyeyi ntabwo agomba gufungwa nk'abandi, ahubwo agomba nawe
gukorerwa ibyo yakoreye ababyeyi bacu, Giraso yiturwa indi. Ndetse ukabona yuko umusaza wa Iribagiza nawe biramubabaje, ariko kubera yubaha amategeko y'igihugu arimo, kubera yubaha unifomu igihugu cyamuhaye, akubaha amategeko y'igihugu n'itegeko nshinga, nta kundi yabigenza, aracyari gukusanya ibimenyetso. Ntabwo yafata umuntu adafite ibimenyetso ngo amujyane kumufunga. Ikindi kibazo kigiteje inkeke, Iribagiza ntabwo arabona undi muti umuvura ndetse akaba yabasha kwibuka 100%. Kandi ikibazo giteje inkeke kindi ni uko uwo muti yari buzawuhabwe na dogiteri, ndetse ugasanga dogiteri yajyanye na Rugema, ndetse yagiye mu mipango ya ba Rugema, bivuze ngo ntaho azongera guhurira na Iribagiza ngo babe babona umuti bamuha. Ni ibibazo ubwo Iribagiza ashobora kuzaguma kuriya atibuka ibintu byose. Birahambaye rwose. Ese bizagenda gute muri episode ya 13? Rugema azafatwa afungwe cyangwa bazakomeza kumubura? Kora subscribe niba utarayikora, ukore like, share na comment, nabyo biba bikenewe. Tuzakomeze kubana no mu bindi biganiro. Ciao ciao.